Imana idukunda kandi Imana igira neza. Tugushimiye ko uduhaye uyu munsi kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turasaba kugira ngo ritubere inkomezi mu mitima, kandi umwuka wera arisobanuze ububasha bwe bwinshi n'ubushobozi bwe bwinshi, kugira ngo turusheho kumenya Imana no kwisobanukirwa mu buzima bwacu. Icyubahiro ni cyawe none n'iteka ryose mu izina ryera rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira cyane ku gitabo cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, nk'urwandiko rukubiyemo imibereho n'ubuzima by'abizera ndetse n'itorero muri rusange. Mbere y'uko dutangira kureba iki gitabo cyangwa se uru rwandiko umurongo ku wundi, ni byiza ko tumenya incamake cyangwa se ibikubiye muri iki gitabo tuzarebera hamwe mu gihe cyose tuzaganira kuri uru rwandiko rw'Abefeso. Igihe nk'iki ngiki abizera benshi bacitse intege, abandi bumva batakaje ibyiringiro, abandi bumva rwose ubuzima bugoranye n'ibindi bimeze bityo, ni igihe cyiza cyo kugira ngo tuganire kuri uru rwandiko rw'Abefeso, kuko hari byinshi bifasha umugenzi muri iki gitabo cyangwa se muri uru rwandiko rw'Abefeso. Uru rwandiko rw'Abefeso rwanditswe na Pawulo, intumwa y'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko yivugaho nk'umwanditsi w'uru rwandiko mu gice cya mbere umurongo wa mbere. Pawulo avuga ko ari intumwa ya Yesu yatumwe ku bw'ubushake bw'Imana. Kandi Pawulo yari azi neza itorero ryo muri Efeso, kuko yahamaze igihe kinini kirenga imyaka 3 ahigisha, nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19 ndetse no mu gice cya 20 umurongo wa 31. Ibi bivuze ko ibyo Pawulo yanditse si ibitekerezo bye bwite, ahubwo ni inyigisho zifite ububasha, kuko yanditse ayobowe n'umwuka wera, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mu rwambere rwa Petero 2:21, ko nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu bera b'Imana bandikaga ibyavuga ku Mana bayobowe n'umwuka wera. Uru rwandiko rero Pawulo yarwandikiye abakristo bo mu murwa wa Efeso n'andi matorero yo muri Aziya ntoya. Pawulo yandikiye abizera bo muri Efeso, umurwa ukomeye mu by'ubucuruzi n'imigenzo gakondo ya gipagani. Ibi nibyo byari bikubiye cyangwa se byarangwaga mu murwa wa Efeso. Abizera benshi muri iri torero ry'Abefeso bari abanyamahanga, ntabwo bari abayahudi, nubwo harimo abayahudi bakijijwe. Pawulo yanditse uru rwandiko mu buryo busanzwe, ku buryo rwashoboraga gusomwa no mu yandi matorero yose yo muri Aziya ntoya. Ibi bigaragaza ko inyigisho z'urwandiko rw'Abefeso zireba itorero ryose muri rusange, ntabwo ari itorero rya Efeso gusa. Uyu murwa wa Efeso rero, reka tuwurebeho gatoya ibyari biri muri wo cyangwa byawurangaga, bituma Pawulo yarafashe umwanya wo kubandikira, ababwira iby'inkuru cyangwa se ababwira ibyo gukiranuka kubonerwa muri Kristo Yesu, kubaho imibereho ya gikristo no gukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Icya mbere, umurwa wa Efeso wari umurwa ukomeye cyane muri Aziya ntoya, ubu ni muri Turukiya y'iki gihe. Uyu murwa wari igicumbi cy'ubucuruzi, uburezi ndetse n'imico gakondo. Kandi uyu mujyi wari ufite urusengero runini rw'ikigirwamana bita Artemis cyangwa se Diana, cyari ikigirwamana gikomeye cyane ku buryo cyasengwaga n'abantu benshi ku isi, ndetse abantu barakiriraga cyane. N'uwageragezaga kuvuga ubutumwa bwiza butandukanye n'ibyavugwaga n'iki kigirwamana, abantu bateraga hejuru ndetse bakaba bamugirira nabi. Ibi nibyo byabaye kuri Pawulo na Silasi mu gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 23 kugeza 27. Ibi bintu byabaga mu murwa wa Efeso, ndetse si ibyo gusa, habaga n'ubukonikoni, ibyo twita ubupfumu cyangwa ubumaji n'ibindi bimeze gutyo, bigaragara muri iki gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa. Nanone uru rwandiko ruvuga imibereho y'abari bagizwe cyangwa se y'abari batuye muri Efeso. Vuga ko bari abantu basenga ibigirwamana, kuko habaga abantu benshi batandukanye. Wari umurwa w'ubucuruzi, uri ahantu hahurirwaga abantu benshi, kuko abantu benshi bawuhuriragamo nk'umurwa mwiza wari uteretse ahantu heza ku nyanja w'ubucuruzi. Ibi byatumaga abantu baturuka impande zose zitandukanye barasengaga ibigirwamana byo muri uyu murwa wa Efeso. Ikindi, uyu murwa wari urimo ubumaji ndetse n'ubupfumu ndetse n'uburozi. Abantu bakundaga gukoresha ubumaji. Tubona ibya Simoni w'umukonikoni mu byakozwe n'intumwa, aho amaze kwizera umwami Yesu Kristo yazanye ibyo yakoreshaga ubupfumu byose n'ubumaji kugira ngo babitwike. Nanone muri iki gice cya 19 cy'ibyakozwe n'intumwa tubona yuko Pawulo
igihe yari ari mu rugendo agenda, yahuye n'umukobwa wari urimo imyuka mibi, kandi uwo mukobwa yararondoraga. Bakoreshaga iby'ubumaji. Bibiliya itubwira ko yakoreshwaga n'abantu kubw'inyungu zabo, bagamije kumukoresha nk'igikoresho gituma abwira abantu ibizabaho akoresheje imbaraga z'imyuka mibi, bakabishyura amafaranga. Habaga kandi imyemerere ivanze n'imigenzo y'abantu batandukanye, kubera ko abantu bahahuriraga ari benshi. Twibuke ko Efeso wari umwe mu mujyi cyangwa se umujyi muri Aziya ntoya, kandi wari uri munsi y'ubukoloni bw'ingoma y'Abaroma. Aha hahuriraga rero abantu benshi batandukanye, bakoraga ibintu bitandukanye, ndetse bari bafite imigenzo itandukanye. Ibi byatumaga abantu benshi bo muri uyu murwa basenga ibigirwamana. Abakristo baho rero kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bavuye muri iyi migenzo yose ya gipagani, kandi mu kuyivamo bahuye n'akarengane gakomeye cyane, bahuye n'ibyago bikomeye cyane, kuko abantu rimwe na rimwe barabanenaga, ubundi bakabarega yuko ari antisocial cyangwa se abantu batabana n'abandi, ndetse rimwe na rimwe bakabuzwa no gutunda no kugura mu masoko n'ibindi bimeze bityo. Ibi bizatugeza ku kubona impamvu Pawulo yabandikiye mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 3 ababwira uburyo Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo ikwiriye gushimwa kubw'imigisha yose y'umwuka yaduhereye muri Kristo Yesu. Ibyo tuzabireba nitugera mu gice cya mbere dusesengura umurongo ku wundi. Ibi rero bivuze ko abagize itorero ryo muri Efeso bari abakristo baturutse mu buzima bw'ibyaha n'imyemerere itandukanye, bityo bari bakeneye inyigisho zibafasha kumenya abo bari bo muri Kristo Yesu. Bari bakeneye kumenya identity yabo muri Kristo Yesu. Bari bakeneye kumenya, nyuma yo kwizera bavuye muri ubu buzima, nyuma yo kwizera bavuye mu buzima butandukanye bwa gipagani n'imyemerere no kuramya ibigirwamana no muri bwa bupfumu n'ubumaji, bari bakeneye kumenya abo bari bo muri Kristo Yesu. Kandi ibi byari ingenzi ku buzima bwabo kubera imibereho bari babayeho. Bari hagati y'amahanga ataramya Imana, hagati y'amahanga atemera Imana, hagati y'abantu benshi batemera Imana. Bityo bari mu buzima bubagoye cyane. Hanyuma bari bakeneye rero kumenya abo bari bo muri Kristo Yesu. Igitangaje nuko mu gihe Pawulo yabandikiraga, yatangiye abereka imigisha ikomeye Imana yaduhereye muri Kristo Yesu, imigisha y'umwuka kandi imigisha y'ahantu hose ho mu ijuru. Ntabwo ibi bishatse kuvuga ko iyi migisha ikuwemo imigisha tugira hano mu isi y'uburyo bufatika, ahubwo bishatse kwerekana ko inkomoko y'imigisha yose tubona mu buzima ni Kristo Yesu, kandi iyo migisha yose ikomoka ku ntebe y'ubwami y'Imana yo mu ijuru, nk'uko tubibona mu byahishuwe mu gice cya 4. Muri iki gihe rero Pawulo yandikaga uru rwandiko. Pawulo yarwanditse afungiye i Roma, hari ahagana mu mwaka wa 60, hagati y'umwaka wa 60 n'umwaka wa 62 nyuma ya Yesu. Urwandiko rw'Abefeso ruri mu nzandiko zitwa inzandiko zo mu nzu y'imbohe, kuko Pawulo yarwanditse afunze, kimwe n'urwandiko rw'Abafilipi, Abakolosayi ndetse n'urwandiko rwa Filemoni. Tubona ko nubwo Pawulo yari afunzwe, ariko inyigisho ze zari zifite umudendezo kandi zifitiwe icyizere gikomeye muri Kristo Yesu. Kuko icyambere, Pawulo yari intumwa yizewe, kandi abantu bizeraga ko Pawulo nawe yatoranijwe na Yesu nk'izindi ntumwa z'i Yerusalemu. Mu nzandiko zindi zitandukanye twagiye tubona bamwe barwanya kuba Pawulo ari intumwa, bavuga ko atahamagawe na Yesu, atabanye na Yesu, atagendanye na Yesu, ariko mu by'ukuri Pawulo tubona agaragaza ko yatumwe na Yesu, ndetse yahamagawe na Yesu, ndetse misiyo yahawe na Yesu niyo kujyana ubutumwa bwiza ku banyamahanga. Iyo yari yo misiyo nkuru ya Pawulo, ariko si cyo yanditse hano mu Befeso, ahubwo icyo yanditse hano mu Befeso cyari gikomeye cyane, kigaragariza cyangwa gihumuriza abakristo bo mu itorero rya Efeso, abo bari bo muri Kristo Yesu, ndetse abasobanura neza n'imigisha y'Imana abizera bahererwa muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Hari impamvu rero zatumye Pawulo yandika uru rwandiko rw'Abefeso. Ntabwo Pawulo yanditse uru rwandiko agamije cyane cyangwa se afite intego yo gukosora amakosa akomeye nk'uko tubibona mu rwandiko rw'Abakorinto, rw'Abagalatiya cyangwa se Abatesalonike, ahubwo Pawulo hano yanditse agamije byibura ibintu bigera kuri 4 by'ingenzi. Icyambere, Pawulo yanditse agamije kwigisha bizera no kubamenyesha abo bari bo muri Kristo Yesu.
abasobanura ko baherewe muri Kristo imigisha yose yo mu ijuru nk'uko tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 3, kandi abamenyesha ko batoranijwe n'Imana kera isi n'ijuru bitarashyirwaho urufatiro, baracunguwe muri Kristo Yesu kandi bababariwe ibyaha byabo muri Kristo Yesu. Iki cyari ikintu cy'ingenzi gikomeye ku bakristo bo mu itorero ryo muri Efeso. Bari mu bihe bigoye, bari hagati y'ibihome nka biriya byose byari hagati yabo. Kuba mu murwa nkuriya wa Efeso wari uganjwe no kuramya ibigirwamana ndetse no gukorera ikigirwamana Rutemi ndetse no gusenga umwami Kayizari w'Abaroma, kuko nawe yari afite ingoro y'abantu bamusengaga, kandi mu murwa wa Efeso naho hari ingoro z'umwami Kayizari. Paulo rero mu kwandika yaragamije kwigisha abizera bo mu itorero rya Efeso, abasobanurira abo bari bo muri Kristo Yesu, abasobanurira ko baherewe muri Kristo imigisha yose yo mu ijuru, kandi abasobanurira ko batoranijwe muri Kristo Yesu, abasobanurira ko bacunguriwe muri Kristo Yesu, kandi ababwira ko kubwo gucungurwa no gutoranwa n'Imana bababariwe ibyaha byabo muri Kristo Yesu. Impamvu ya kabiri, Paulo yabandikiye ababwira ko abayahudi n'abanyamahanga bose babaye umubiri umwe muri Kristo Yesu. Nusoma igice cya kabiri kivuga ko abanyamahanga cyane cyane kibwira Abefeso cyavuga ngo kera ntimwari ubwoko, mwari kure y'amasezerano, mudafite Imana rurema, mudafite umukiza Yesu Kristo, kandi twari kure y'ibyasezeranijwe. Ariko arababwira ngo none ubu mwamaze kwigizwa hafi n'amaraso ya Yesu. Abari ababiri, ni ukuvuga abayuda n'abanyamahanga, yabahinduye umwe muri Kristo Yesu. Twese duhinduka ubwoko bumwe n'umuryango umwe w'abana b'Imana, ari ryo torero. Bityo rero Paulo asobanura neza muri iki gice cya kabiri ko itorero ni umubiri wa Kristo uhurirwamo na bose nta tandukaniro, nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 8 havuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda igitabo kamene ibimenyetso bigifatanije, kuko wacunguriye Imana yacu abo mu moko yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose no mu moko yose, ubacunguriye Imana yacu kuba abami n'abatambyi bazima mu isi. Tubonera ko Paulo yari afite intego yo kwereka Abefeso, ababwira yuko nubwo muri Efeso bafite ibyo bigeragezo byose, nubwo muri Efeso bafite ibyo bihome byose, ariko ntago bari bonyine, kuko itorero rya Kristo ni rimwe aho riva rikagera. Ripfa kuba gusa rigizwe n'abantu bafite Kristo nk'umwami n'umukiza wabo ndetse n'umwuka wera ubayobora, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Impamvu ya gatatu Paulo yanditse kwari uguhamagarira abakristo kubaho imibereho ihuye n'ukwizera kwabo. Paulo yashakaga kwereka abakristo bo muri Efeso ko bakwiriye kubaho ubuzima buhwanye n'ibyo bizera. Akenshi biba ari ingorane zikomeye iyo tuvuga ko twizera, iyo tuvuga ko turi abakristo, nyamara ubuzima tubaho bugahakana ibyo tuvuga ko twizera. Paulo agaragaza ko iki ari ikibazo gikomeye cyane, ahamagarira Abefeso ababwira ko nubwo bari mu bihome bimeze gutyo, nubwo bari mu bigeragezo bimeze gutyo, ariko ntago bibuza umukristo kubaho ubuzima bwa gikristo buhindutse bwo muri Kristo Yesu, kuko nicyo umukristo ahamagarirwa. Rero kimwe n'Abefeso, natwe twese abizera duhamagarirwa kubaho ubuzima bukomeye buhindutse bwo muri Kristo Yesu buhwanye n'ukwizera kwacu. Paulo rero ababwira yuko bakwiriye kubaho mu rukundo, bakabaho mu kwera ndetse bakagendera mu mucyo, kandi akavuga ko imibanire yabo myiza mu miryango no mu itorero ikwiriye kuba ari ikintu cy'ingenzi. None se koko niba tuvuga ko turi abizera ariko amatorero yacu akarangwa na vuruguvurugu, akarangwa no kugambanirana, akarangwa no kutumvikana, akarangwa no kudakundana, mbese twavuga dute ko twizera? Mbese twabasha kubera isi umucyo gute? Iki nicyo Paulo yavugaga cyane, ahamagarira abizera bo mu itorero rya Efeso kubaho ubuzima buhwanye n'ibyo bizera. Ahari iki ni ikibazo nawe wakwibaza, nanjye nakwibaza, ese koko iyo mvuga ko ndi umukristo bigaragara no mu buzima mbaho? Iyo mvuga ko ndi umukristo bigaragara no mu mivugire yanjye? Iyo mvuga ko ndi umukristo bigaragara mu mibanire yanjye n'abandi? Iyo mvuga ko ndi umukristo bigaragarira mu buryo mbere igihugu umugisha n'itorero muri rusange? Ibyo byose ntabwo bisigana n'icyitwa imibereho ya gikristo ihuye no kwizera ko muri Kristo Yesu. Rimwe na rimwe rero, hari igihe rimwe na rimwe dukora amakosa, tukayakora mu izina ryo kwizera, tukayakora mu izina ry'ubukristo, rimwe na rimwe tukavuga ko twanarenganirijwe kwizera. Ariko Petero yaranditse aragira ati, niba barenganya babahora ibyaha byanyu, ntimukajyaho ngo mwivuge cyangwa se mwitotome ngo babarenganyije babahora kwizera, kuko muba mwazize ibyaha byanyu. Mu by'ukuri rero ni byiza ko imibereho ya gikristo idakwiriye gutandukana no kwizera dufite muri Kristo Yesu.
Iki ni cyo kintu cy'ingenzi Pawulo ahamagarira abakristo b'itorero ryo muri Efeso, kuko uhereye mu gice cya 4 kugeza mu gice cya 6 avuga iby'imibereho ya gikristo ihindutse yo muri Kristo Yesu, mu gihe mu gice cya 1, igice cya 2 n'igice cya 3 avuga ibyo kwizera no gukizwa n'ubuntu bibonerwa muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Bityo rero uvuze kuri umukristo ukavuga ko wizera, ariko abantu bareba ubuzima ubaho n'ibyo ukora n'imibereho yawe bagasanga nta na kimwe gihura n'ibyo uvuga, akenshi ujya utekereza ku byo uvuga ko wizera. Kuko kwizera ntabwo ari ibintu tuvugisha amagambo gusa. Kwizera, iyo tumaze kwizera Yesu Kristo, kwizera Kristo ni imbuto ihindura. Ubuzima bwo muri Kristo Yesu buhindura imibereho yanyu. Ubuzima bwo muri Kristo Yesu buhindura imibereho yawe. Ubuzima bwo muri Kristo Yesu uwamaze kubwakira aba ameze nk'imbuto yatewe mu butaka, kuko iyi mbuto yatewe mu butaka ntabwo iguma ukwiri, ahubwo iyo mbuto iramera, kandi yamara kumera igatanga ubuzima ndetse hakeraho izindi nyinshi. Niko ubuzima bw'umukristo bukwiriye kuba bumeze. Pawulo rero nicyo ahamagarira abakristo bo mu itorero ryo muri Efeso, kandi nicyo ahamagarira ngewe nawe abizera bo mu gihe cya none, kugira ngo natwe dutekereze ku buzima tubaho nyuma yo kwizera. Icya kane Pawulo avuga ni ukwigisha abakristo no kubabwira yuko bari mu ntambara y'umwuka. Rimwe na rimwe abakristo iyo tumaze gukizwa twibwira ko tugiye kubaho mu mahoro, tukibwira ko tugiye kubaho mu by'ukuri dutuje, tukibwira ko tugiye kubona bya bindi byose twifuzaga. Hari n'abakizwa ku mpamvu yo kugira ngo babone imigisha, atari ugukizwa kugira ngo babarirwe ibyaha byabo cyangwa bakurwe witeka baciriweho ryo kurimbuka kubera icyaha bakomora kuri Adamu, ahubwo bakumva ko bakijijwe kubera ko bashaka imigisha, bashaka bya bintu byose umuntu yumva binejeje, yumva ko abona mu gihe amaze gukizwa. Ariko mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 10 Pawulo avuga ko abizera twese turi mu ntambara y'umwuka. Intambara y'umwuka yigaragaza mu buryo butatu. Icyambere avuga ko dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Icya kabiri avugamo kamere yacu. Icya gatatu avugamo n'iyi si, kuko iyi si iri corrupted rwose. Ibibera muri iyi si n'ubuzima bwayo ntabwo ari inshuti y'umukristo. Kamere y'ibyaha byanjye, kamere y'ibyaha byawe ya Adam iri muri wowe si inshuti yawe. Kandi Satani n'abadayimoni icyo bagambiriye ni kurimbura ubugingo bwawe. Pawulo rero agaragaza ko nubwo iyo tumaze gukizwa ntabwo dukurwa muri iyi si, ahubwo tuba dusabwa kwera imbuto, kandi kunesha kwa Kristo kuri muri twebwe. Abisobanura mu gice cya mbere aho yasabiye cyane cyane ku murongo wa 15 na 16, aho yabwiye Abefeso ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, mubashe kumenya imbaraga z'Imana izo yagaragaje ubwo yazuraga Kristo mu bapfuye, ikamuzamura ikamwicaza mu ijuru mu iburyo bw'Imana Data wa twese, igashyira ibyaremwe byose munsi y'ibirenge bye, kandi ikamugira umutware w'itorero. Pawulo arangije aravuga ati izo mbaraga Imana yazurishije Yesu, izo mbaraga zazamuye Kristo zikamwicaza ahantu h'ubutware ariho iburyo bwa Data wa twese, aho ari umutegetsi w'ikirenga akaba umwami w'abami. Izo nizo mbaraga iha abizera. Izo nizo mbaraga zidushoboza kunesha, izo nizo mbaraga zidushoboza kubaho ubuzima bwa gikristo buhindutse bwo muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri nusoma urwandiko rw'Abefeso urasanga hari ikintu gikuru Pawulo yanditse agambiriye. Urebye mu ijambo rimwe usanga yuko insanganyamatsiko nkuru y'urwandiko rw'Abefeso nuwo turiwe cyangwa nabo turibo muri Kristo Yesu. Nuko rero kubw'ibyo dukwiriye kubaho ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Ntabwo dukwiriye kubaho ubuzima bw'idini, ntabwo dukwiriye kubaho ubuzima twishakira, ahubwo dukwiriye kubaho ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Uru rwandiko kandi rushobora nanone tubirebye dushobora kurugabanyamo byibura mu bice bibiri. Icyambere, iby'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu tubibona mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 3. Habonekamo byibura ibintu nka bitatu. Pawulo avuga ko Imana yaduhereye muri Yesu imigisha yo mu ijuru. Ibi bigaragara mu gice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 14. Icya kabiri, Pawulo avuga ko Imana yaduhaye agakiza kubw'ubuntu. Ibi bigaragara mu gice cya kabiri cyose. Kandi Pawulo avuga ku bumwe bw'itorero. Ibi bigaragara mu gice cya 3 cyose, aho Pawulo agaragaza yuko imbaraga z'Imana ihambaye zikorera mu ntege nke z'abantu. Imana ijya yemera ko tuyikorera turi abanyantege nkeya. Imana ijya yemera ko uyikorera uri umunyantege nkeya. Ntabwo buri gihe cyose witekereza ko uzakorera Imana cyangwa uzabana n'Imana uri umunyembaraga. Oya, n'igihe Pawulo yandikaga uru rwandiko abwira abantu iby'imigisha y'Imana,
abwira abantu iby'imbaraga z'Imana, yarafunze ari muri gereza. Kandi hafungwa abagome, hafungwa abanyabyaha, hafungwa abambuzi n'abandi bameze gutyo. Ariko Pawulo yagaragaje ko gufungwa kwe ntabwo ari ikibazo cy'ibyaha yakoze, ahubwo yagaragaje ko wari umugambi w'Imana uhereye kera kose kugira ngo n'agakiza kagere ku banyamahanga. Bityo Imana ikorera mu ntege nke z'abantu. Igice cya kabiri urebye ni igice kigaragaza uko dukwiriye kubaho kubera ibyo twaherewe muri Kristo Yesu. Tubibona mu gice cya 4 kugeza igice cya 6. Hagaragaramo byibura nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, dukwiriye kugira imibereho mishya ihindutse yo muri Kristo Yesu. Icya kabiri, dukwiriye kugira imibanire myiza nk'abizera. Icya mbere kiboneka mu gice cya 4, igice cya 4 cyose kigaragaza ko dukwiriye kugira imibereho mishya ihindutse yo muri Kristo Yesu. Naho igice cya 5 kigaragaza ko dukwiriye kugirana imibanire myiza nk'abizera. Ni igice cya 5 cyose ndetse n'imirongo 9 ya mbere y'igice cya 6. Aha Pawulo yavuze hagati y'abagore n'abagabo, Pawulo avuga hagati y'abana n'ababyeyi, Pawulo avuga hagati y'abakozi n'abakoresha cyangwa hagati y'imbata n'abashebuja. Mwibuke ko Pawulo yandika ntabwo yari kuvuga abakozi n'abakoresha kuko mu gihe cye hariho imbata n'abashebuja kuko hari mu gihe cy'ingoma y'Abaroma. Icya gatatu, dukwiriye kumenya ko abizera turwana intambara y'umwuka. Ibi biboneka mu gice cya 6 uhereye ku murongo wa 10 kugeza 26. Kubw'ibyo rero bene data, reka turebe akamaro k'igitabo cy'Abefeso kuri twebwe abakristo b'uyu munsi mu Rwanda. Ku bakristo bo mu Rwanda n'ahandi ku isi, igitabo cy'Abefeso kitwibutsa ko agakiza kadashingiye ku mirimo, ahubwo ari ubuntu Imana itugirira muri Kristo Yesu. Hari abantu benshi bumva ko bakiranukira Imana kubera ibyo bakoze. Hari abantu benshi bumva ko bakiranukira Imana kubera kwitanga kwabo guhambaye, kubera gusenga cyane, kubera kugira bakumva ko aricyo kizatuma Imana ibemera, bakumva ko aricyo kizatuma Imana ibaha ubugingo buhoraho. Nagira ngo nkwibutse ko Pawulo yashimangiye rwose yivuye inyuma ko agakiza kadashingiye ku mirimo myiza ukora, ahubwo gashingiye ku buntu bw'Imana. Rimwe na rimwe twamaze guterwa n'ikinyoma cya Satani gikomeye, aho ubwira umuntu tudukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, agatangira akakubwira ngo ariko ubwo nawe uri umunyabuntu. None koko umuntu abaye adakizwa n'ubuntu yakizwa n'iki kindi? Kuba hari ababigoreka bakabyigisha nabi, kuba hari ababivuga uko Bibiliya itabivuga, kuba hari abavuga ngo ubwo umuntu yakijijwe n'ubuntu reka yikorera ibyaha uko ashaka, kuba hari ababivuga gutyo bakanabyemera gutyo, ntabwo bikuraho ukuri kwa Bibiliya ko umunyabyaha akizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Iryo ni ihame rya Bibiliya. Nyamara Satani ajya akunda gukoresha abantu kandi bibwira bakarwanya ubuntu bw'Imana, ngo watangira kumubwira uti nyamuneka dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, atahata ubwo nawe ubanye ubunyabuntu. Mu by'ukuri uko ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Mucunge neza. Urwa kabiri rw'Abakorinto n'igice cya 11 umurongo wa 14 haragira hati, ibyo ntibitangaje, Satani yigira marayika w'umucyo. Ibyo ntibitangaje ko n'abakozi be bigira abagabura b'ibyo gukiranuka. Ntabwo abagabura iby'Imana bose ariko bakorera Imana. Hari abigira abagabura b'ibyo gukiranuka kandi ari abakozi ba Satani. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Satani yigira marayika w'umucyo. Satani ahera ku bintu bigaragara nk'aho ari iby'Imana, ndetse ukaba waba no mu isura yo kuvuga ngo urarwanya ibinyoma kandi mu by'ukuri ahubwo uri kubishyigikira no kubyinjiramo. Nyuma y'uko umuntu akubwira ngo dore icy'ingenzi wakora mu Kristo mwene data nkugira inama, nyuma y'uko umuntu akubwiriza ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, cyangwa n'ikindi yakubwira cyose, ubundi Bibiliya ivuga iki? Wagombye gukonsilita icyo Bibiliya ivuga. Kuko mu gice cya 16 cy'ibyakozwe n'intumwa hatubwira ko abakristo b'itorero ry'i Beroya bari beza kurusha b'i Tesalonike. Kubera iki? Kubera ko abakristo b'i Beroya iyi ntumwa zamaraga kubigisha, basubiraga mu byanditswe bakareba ko iby'intumwa zabigishije ari ukuri. Twebwe twemera amagambo yose abantu batubwiye, ntidusubire inyuma ngo turebe ese ibyanditswe byera bivuga iki. Ntabwo ubutware bw'ijambo ry'Imana bushingiye ku byo pastor yavuze, ntabwo ubutware bw'ijambo ry'Imana bushingiye kuri titire ya bishop, ntabwo ubutware bw'ijambo ry'Imana bushingiye kuri titire ya apotre, ntabwo ubutware bw'Imana bushingiye kuri titire ya pastor, reverend n'ibindi. Ubutware bw'Imana bushingiye ku ijambo ryayo ubwayo. Abantu bazapfa baveho, haduka abandi bakorera Imana, ariko ijambo ry'Imana nzima ryo rizahoraho iteka ryose. Ni byiza ko abantu bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 aravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura. Ukuri ni iki? Nusoma mu gice cya 14 cya Yohana umurongo wa 6 aragira ati, ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Ukuri ni Kristo Yesu.
kandi Yesu igihe yasengeraga intumwa ze mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana yaravuze ngo data ubereshe ukuri kandi ukuri niryo jambo ryawe. Nyuma y'ibyo Alphonse yigishije kuri radio, nyuma y'ibyo Pastor Kanaka yigishije, nyuma y'ibyo Apotre yigishije, nyuma y'ibyo Bishop yigishije, Bibiliya ivuga iki? Icyo ni ikintu cy'ingenzi umukristo akwiriye guhora yibaza. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abatesalonike yarababwiye ngo mugerageze byose mugundire ibyiza mwanga ibibi. Ntabwo yatubwiye kutemera ibintu byose abantu bavuze mu gihe tutari twabigenzura. Abizera Yesu Kristo bakwiriye kugira umwuka wa discernment, umwuka wo kurobanura imyuka, umwuka wo kurobanura ibivugwa, bakamenya niba bivugwa bishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ikindi, uru rwandiko rutwigisha kwibona nk'itorero rimwe, aho kwibona mu moko, mu mateka n'ibindi bitandukanye abantu isi yamaze kudushyiriraho, itwereka ko tuba abantu b'abanyacyubahiro cyangwa tuba abantu beza cyangwa tuba abantu bubatswe cyangwa tuba abantu bakomeye tugendeye muri ibyo ngibyo. Paulo atubwira neza ko hano itorero rya Kristo rikwiriye kwibona nk'itorero rimwe. Apana kuvuga ngo ngewe nduwaha naha, undavuga ngo nduwaha naha. Itorero ni rimwe rya Kristo rigizwe n'abizera bose bafite Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, n'umwuka wera ubayobora, bishyira hamwe kugira ngo baramye Imana kandi bayihimbaze. Iri ni ryo torero rya Kristo. Itorero rya Kristo ntabwo ari amazina. Itorero rya Kristo ntabwo ari imigenzo abantu bakoresha. Itorero rya Kristo si ibyo bihimbira abantu bihimbira ngo bizere. Itorero rya Kristo ni abantu bahantu hose baturuka mu ndimi zose, mu moko yose, ahariho hose mu bihugu byose, mu migabane yose y'isi, bafite Kristo nk'umwami n'umukiza n'umwuka wera ubayobora, bishyira hamwe kugira ngo baramye Imana kandi bayihimbaze nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Ikindi uru rwandiko rutwigisha, rutwereka uko twabaho ubuzima bukiranuka mu muryango, mu itorero no mu kazi dukora. Kuko no mu kazi dukora n'igihe ba boss batatureba dukeneye gukiranukira Imana. Ntabwo ari kugira ngo ba boss batunezererwe mu gihe babona dukora cyane, oya n'igihe batatureba dusabwa gukora neza, dukora nk'abakorera Kristo, dukorera nk'abantu bacunguwe, tudakorera ijisho. Niyo mpamvu mu gice cya 6 iyo Paulo avuga ku mbata na bashebuja, abwira imbata aravuga ngo namwe mbata ntimugakorera ijisho, ntimugakorera bashobuja bakibahagaze hejuru, ahubwo mukore nk'abakorera umwami wanyu. Namwe bashobuja ntimugasharirire imbata zanyu, ahubwo namwe mubayobore cyangwa mubakoreshe nk'abubaha umwami wacu, muzi ko namwe mufite shobuja mukuru ari we Kristo Yesu. Iki gitabo rero cy'Abefeso cyangwa uru rwandiko rutwereka uko twabaho ubuzima bukiranuka mu muryango hagati y'umugore n'umugabo, aho umugabo ategetswe gukunda umugore we, umugore nawe akaba ategetswe kugandukira umugabo. Kandi nta mugore waganduka atakunzwe, nanone nta mugabo wakunda atagandukiwe. Ibi bintu bigomba kuba bibohanye, byose biragendana. Witegereza ko umugore akugandukira ngo umukunde, ntabwo ari byo. Witegereza ko umugabo agukunda ngo umugandukire, ntabwo ari byo. Ahubwo urakunda nk'ukunda Kristo, ukunda umugabo wawe nk'uko Kristo akunda itorero, ukunda umugore wawe nk'uko Kristo akunda itorero, nawe mugore ukagandukira umugabo wawe nk'uko itorero rigandukira Kristo. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Bityo mu muryango Paulo yerekana uko dukwiriye kubaho. Abana yerekana uko bakwiriye kubana n'ababyeyi. Ababyeyi ntibakwiriye gusharirira abana, ariko abana nabo bakwiriye kubaha ababyeyi mu mwami wacu. Mu yandi magambo, icyo Paulo avuga hano ni uko icyitegererezo cy'uburyo dukwiriye kubaho neza mu muryango ni Kristo Yesu n'itorero rye. Kandi wibuke ko itorero rivugwa ni njyewe nawe. Niba tutabayeho neza hariya mu muryango, niba tutakundanye, niba tutagandukiranye, niba tutareza abana mu buryo bwa gikristo butuma bubaha Imana, bakabera umugisha umuryango, Imana ndetse n'igihugu, ntago tuba dukoze umurimo w'ubusonga Kristo yaduhamagariye. Icya gatatu, Paulo avuga uburyo dukwiriye kubaho mu itorero, dukwiriye kubana. Avuga n'uburyo dukwiriye kubaho mu kazi, aho abakozi n'abakoresha nabo bakwiriye kubana nk'abubaha Imana no gukorana nk'abubaha Imana badakorera ijisho. Icyanyuma tubona hano Paulo avugaho, iki gitabo cy'Abefeso kitwigisha, ni ukumenya ko ubuzima bwa gikristo ari urugamba rw'umwuka.
si urw'inyama n'amaraso. Hari abantu usanga rwose ibintu by'intambara ya gikristo cyangwa urugamba rw'umwuka barugize urugamba rufatika. Ngabo mu gusenga, ngabo barafata amabuye barayahondagura ngo bari kwica satani n'abadayimoni. Ibi ni ibiremwa by'umwuka, my friend. Kandi ibirenge muhondagura hasi ntago bikanga satani. Ndetse no kuvuga abantu bakoresheje ijwi rirenga ntibikanga satani. Dore ikimukanga ni ikintu kimwe gusa, ni ukwizera ufite muri Kristo Yesu n'ijambo ry'Imana ribitse mu mutima wawe. Ibyo nibyo byonyine bibasha gukanga satani. Naho ibindi byose, hari abantu ugasanga abantu bari gusengera umuntu baramuhondagura za Bibiliya, baramuhondagura ibiki ngo bari kumukuramo abadayimoni. Nese abadayimoni ko ari ibiremwa by'umwuka bidafatika, ubwo mwumva mutari kwangiza ubuzima bw'umuntu? Mu by'ukuri abakristo bakwiriye kumenya ko ubuzima bwa gikristo ni urugamba rw'umwuka, si ibintu bifatika. Kubera ko akenshi nitugera muri iki gice cya 6 tuzabisobanura neza. Paulo yagaragaje neza yuko ibibera muri iyi si tubonesha amaso ni rezilita y'ibiba byabaye mu isi y'umwuka, kuko abantu benshi ntago bemera iby'isi y'umwuka. Ariko mu by'ukuri ibyo tubona muri ubu buzima, kuko yaravuze ati kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu hose ho mu ijuru. Aha nitunahagera tuzasobanura neza, tunasobanukirwe neza yuko satani n'abadayimoni ntibabikuzimu nk'uko abantu babitekereza, ahubwo bazerera muri iyi si y'umwijima nk'uko ibyanditswe byera bibivuga. Mwene data mushiki wanjye rero, reka tube dusubikiye ahangaha. Iyi yari incamake gusa y'iki gitabo cy'Abefeso, kugira ngo ubutaha tuzatangire noneho igice cya mbere umurongo ku wundi, tureba icyo Paulo cyangwa se iki gitabo cy'Abefeso kitwigisha mu buryo burambuye